Imana ishimwe. Urugero rwiza TV ikorera kuri YouTube tunejejwe no gukomeza kubagezaho ibiganiro. Dushimiye Imana ikomeza kudufasha, ikaduha uburyo, ikaduha ubushobozi, ikaduha n'ubwenge kugira ngo tubashe gutambutsa ibiganiro kuri iyi channel twafunguye twabyemerewe n'Imana. Namwe kandi mu bikurikira turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Uyu mwanya tugiye kwifashisha amagambo yo mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, igice cya mbere n'umurongo wa 18 haravuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbukana ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Aya ni amagambo asa nk'akomeye kuko umusaraba uri hagati y'abapfu n'abakizwa, hagati y'abarimbuka n'abakizwa. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ribaye imbaraga z'Imana. Insanganyamatsiko tugiye kuganiraho ni ukurota umusaraba. Umusaraba ni ibiti bibiri, kimwe kiba gihagaze, ikindi gitambitse. Imana idufashe. Bajya bavuga ngo umusaraba iyo utarabona nyirawo uba uriho ubusa. Iyo umusaraba utarabona nyirawo ikizawukubwira uba uriho ubusa. Kandi bakavuga ngo ni byiza kugenda wikorera umusaraba, ntago ari byiza kugenda ukurura umusaraba. Imana ishimwe. Umusaraba ntabwo wawukurura inyuma, ahubwo umusaraba barawikorera, umusaraba barawiremeka. Imana ishimwe. Ikindi wagombye kumenya, buri gikorwa cyose kiba kigizwe, icyo ushaka kugeraho kiba kigizwe n'umusaraba. Iyo ushaka gutera imbere, umusaraba wawe ugizwe n'ibiti bibiri. Igiti cya mbere ni ukwizigama, igiti cya kabiri ni ugukora. Niba ushaka gutera imbere, uwo musaraba nuwukatamo kabiri ntabwo uzatera imbere. Kereka niwiba, kandi niwiba nabwo ni igihe gitoya, iminsi y'umujura abizi ni 40. Ariko niba ushaka gutera imbere ni ukwizigama ndetse no gukora. Imana idufashe. Niba ushaka kubaka urugo rwiza, ushaka kubaka urugo rwiza, ni ibiti nabyo ni bibiri. Igiti ni urukundo, igiti ni ukwihangana. Ibyo biti uko ari bibiri bizagufasha kubaka urugo rwiza. Imana idufashe cyane, bizakora umusaraba. Icya gatatu, niba ushaka kujya mu ijuru, kandi koko ndabizi urabishaka, dore ni ibiti bibiri. Icya mbere ni ukwizera, icya kabiri ni imbabazi. Niba ushaka kujya mu ijuru, ni ukwizera n'imbabazi. Ikindi, niba uri umukozi w'Imana, uri umudiyakoni, uri umupasitori, uri bishop, uri umuririmbyi, uri umukozi w'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko niba ushaka kugira ngo uzakorere Imana, Imana izakugororere, ni ibiti ni bibiri. Ni ugusoma ijambo ry'Imana, ni ugusenga. Imana idufashe. Wanyumvise? Ikindi, niba ushaka kubana n'abantu bose amahoro, ibiti ni bibiri bigize umusaraba. Igiti cya mbere ni ukwirinda, icya kabiri ni amahoro. Nibyo, nta bindi. Niba ibyo bintu byose mvuze, byose wumva ubikeneye, kuko biranashoboka ugasaba umuntu avuga ni umunyamasengesho, ni umudiyakoni, ni umuririmbyi, ugasanga ni umucuruzi, ugasanga arubatse, ugasanga arabyara. Mbese niba byose ubikora, ariko wumve ko ibyo biti bibiri bikoze umusaraba, utagomba kurambika na kimwe hasi. Imana idufashe cyane. Icya mbere, kurota umusaraba ariko uri umukristo. Kurota umusaraba ariko uri umukristo bisobanuye yuko Imana ikwibutsa ko ugomba guha agaciro, kwita ku myizerere shingiro y'itorero ryawe. Imana idufashe. Ugomba kwita ku myizerere shingiro, cyo bita credo. Kwita ku myizerere shingiro y'itorero ryawe, itorero ry'Imana. Icya kabiri, kurota umusaraba ariko umusaraba utari uriya Yesu yabambweho. Kuko umusaraba uri uburyo bubiri. Hari umusaraba Yesu yabambweho. Umusaraba Yesu yabambweho, ikikubwira niyo wabona ushushanije ahantu,
igiti gihagaze kiba ari kirekire, igitambitse kikaba ari kigufi, ntabwo bijya bireshya. Ariko umusaraba w'umuryango utabara imbabare cyangwa umusaraba uriya wa Croix Rouge nyine, ni ukuvuga ngo igiti gihagaze n'igitambitse biba bireshya. Iyo urose rero umusaraba wa Croix Rouge, ni ikiriyo mu rugo iwawe. Waranyumvise? Ni ikiriyo mu rugo iwawe. Imana igufashe. Ariko ibyo Imana ibyerekanye ntibwakubuza gusenga. Nubwo wasenga Imana ntibikure, kuko birashoboka. Ngiye kuguha ingero ebyiri zigaragaza yuko ushobora gusenga Imana igakuraho urupfu, cyangwa se ugasenga Imana ntirukureho. Iyo usomye mu gitabo cya kabiri cya Samweli 12 uhera ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 25, tubona Dawidi asengera umwana yari yarabyaranye na Betisheba, ariko aramusengera ndetse atanga na konje, ariko amaze kumusengera umwana aranga arapfa. Yatanze na konje, abahanuzi basenze, abanyamasengesho basenze, ariko umwana aranga arapfa. Iyo usomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 4 n'umurongo w'8 kugeza 37, tubona Elisa asengera umwana w'umushunemukazi, arangije aramusengera, umwana arazuka. Bibaho rero byose gusenga, turasenga, ariko ubushake busohora n'ubw'Imana. Ariko ntabwo bivuze ngo tureke gusenga. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Icya gatatu, kurota umusaraba ari kubona Yesu awubambyeho. Imana idufashe kurota umusaraba ari kubona Yesu awubambyeho. Icya mbere ni ubusobanuro, ni message Imana iguhaye ko ugomba gukoresha igihe cy'ubuntu neza. Igihe cy'ubuntu gitangira ku munsi wa Pentecote kikazasoza ku munsi wa Millennium, ingoma y'imyaka 1000. Icyo gihe rero nshuti yanjye, ntugipfusha ubusa. Ufitemwo igihe gitoya cyo kuba hano mu isi, ufitemo igihe gitoya cyo gukorera muri ubwo bwami bufite ikirango cy'ubuntu. Ntubipfushe ubusa. Imana idufashe. Yusomye mu rwandiko rw'Abikorinto ibice 6 n'umurongo wa 1 kugeza kuri 2, haravuga ngo nukubwo dukorana nayo ntiduhererwe ubwo buntu bw'Imana kubupfusha ubusa, kuko mu gihe cyo kwemererwamo Imana yarakumviye, mu gihe cyo gukirizwamo Imana yaradutabaye. Imana ishimwe. Icya kabiri, iyo urose Yesu abambwe ku musaraba, umureba ku musaraba, bisobanuye ko ari wakwibutsa ngo umugishe inama. Imana ishimwe. Yusomye muri Yesaya ibice 11 n'umurongo wa 2 kugeza kuri 3, haravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge, ari kuri Yesu, umwuka w'ubwenge, umwuka wo kujya inama, umwuka wo kubaha Imana. Mbese muri makeya, Yesu niwe mujyanama utanga inama zitagira ingaruka. Wagishije inama abantu benshi rero, ariko uyu mwanya Yesu nawe araguhenda guze akugira inama. Imana idufashe cyane. Icya gatatu, iyo urose Yesu ari ku musaraba, biba bivuze ngo wemere guha agaciro ibyo wemera kandi wizera, ndetse ube wanabipfira. Iyo usomye muri Zaburi ya 15 n'umurongo wa 4, haravuga ngo icyo yarahiriye niyo cyamugirira nabi, ngo ntashobora kugira gute, ntashobora kwivuguruza. Imana ishimwe. Hanyuma icya 4, kurota ugenda mu nzira ishinzeho imisaraba, nka kuriya mapoto abashize ku mihanda, ariko noneho ukabona uragenda mu nzira cyangwa ku muhanda hashinze imisaraba. Ni message Imana ibiguhaye yo kwitegura inkuru nziza. Imana ishimwe. Nukuri niba wabibonye utyo, itegura inkuru nziza, itegura inkuru nziza nk'imwe Dawidi yahaye Shimeyi ubwo yaraje kumusanganira, akaza kumusanganira yaramututse ahunga. Ubwo Dawidi yarahungutse, yabwiye Shimeyi ati ntabwo uri bupfe kuko uri n'umunsi w'inkuru nziza. Shuti yanjye, iyo ari umunsi w'inkuru nziza, Imana ntikwitura ibyo wakoze, ahubwo ikubwira, iguha ibyo kukuruhura umutima mu mwanya w'igihano. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Icya 5, kurota umuntu agukorera umusaraba.
kurota umuntu aza akagukorera umusaraba bisobanuye ngo ugiye, Imana iguhaye mesaje y'uko ugiye guhura n'abantu bazakugerekaho urusyo bakakubeshyera urumva, bakakubeshyera. Hari umukozi w'Imana umwe wose bigeze kubeshyera kubera ko atabonaga umukobwa ngo mu itorero ryabo ngo aza gutwara inda y'indaro, kubera ko ngo yari umukobwa ufite isura mbi utari mwiza, ngo bajya inama ngo baraza baravuga bati nta wundi muntu watinyuka kumutera inda, nta wundi muntu watinyuka kuryamana nawe, baravuga bati ni uwo mukozi w'Imana kubera ko ari impumyi. Ariko bamwubitseho urusyo, Imana iramuburanira. Nshuti yanjye, nubwo bakora ibintu, nubwo bagira gute, Imana itabirimo, humura, bazakubeshyera, ariko humura, ntacyo uzaba, Imana izaguhagararaho. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Kandi wumve yuko na Yesu dukorera, na Yesu waduhamagaye nawe baramubeshyeye. Iyo usomye muri Mariko 14:53-56 baramubeshyeye. Stefano baramubeshyeye. Iyo usomye mu Byakozwe n'Intumwa 6:8 baramubeshyeye. Humura rero, ntuhagarike umutima, Imana izabana nawe. Icya gatandatu, kurota ubona umusaraba utatseho indabo, mbese mu yandi magambo umusaraba udekoye. Ni mesaje Imana iguhaye yuko ugiye kubona amahoro, ariko ukiri muri icyo kigeragezo ufite. Ntabwo nkizi, ntabwo nzi izina ryacyo, ariko wowe urakizi. Ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo iguhaye amahoro kandi ukiri muri icyo kigeragezo. Usinzire, ugubwe neza, ubyibuhe, ushyire amaraso ku mubiri, kubera ko Imana iguhaye amahoro. Yohana 14:27 haravuga ngo, Yesu aravuze ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, kandi simbaha nk'uko ab'isi batanga, kugira ngo imitima yanyu ikomeze yizere. Imana idufashe. Yohana 16:33 haravuga ngo Yesu ati ibyo mbibabwiye kugira ngo muri njye mugire amahoro, ariko mu isi mugire umubabaro. Imana idufashe rero, kandi Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze kutwitaho. Icya karindwi, kurota ubona umusaraba, ariko uwo musaraba ukoze muri zahabu, cyangwa se ukoze no mu yandi mabuye y'agaciro. Ni mesaje Imana iguhaye yuko ufite umushinga mwiza wo gutera imbere. Ufite umushinga, mbese hari umushinga mwiza ufite, kandi Imana irambwiye ngo kubera izo nzozi wabonye, kubera uko wabirose uko nguko, Imana irambwiye ngo gusobanura nkubwire ngo uwo mushinga nubwo ubona uguteye ubwoba, nubwo ubona utazi amaherezo yawo, ariko Imana irambwiye ngo ni umushinga mwiza, Imana izawushyigikira. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ni umushinga mwiza, uhisemo neza. Luka 10:41-42 Yesu yabwiye Marita, arambwira ngo Mariya yahisemo umugabane mwiza ngo atazakwa. Ni umushinga mwiza. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Imana ishimwe cyane. Kurota ubona wowe ubwawe ubambye ku musaraba. Kurota wowe ubona ubambye ku musaraba, ni mesaje Imana iguhaye yuko iguhaye imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo, kandi bikazakuviramo amaherezo meza, bikazakuviramo inyungu, bikazakuviramo umusaruro, kwihanganira ibigeragezo. Iyo usomye muri Luka 22:28 haravuga ngo nimwe mwagumanye nanjye, mwihangana nanjye mu byo nageragejwe byose. Imana rero ishimwe. Yakobo 1:12 aravuga ngo hahirwa uwihanganira ibigeragezo, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Imana ishimwe. Iyo usomye muri Yakobo 1:4 aravuga ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Imana idufashe. Niba urota ubona uri ku musaraba uwubambyeho, bivuze ngo Imana iguhaye imbaraga zo kwihanganira ikigeragezo. Icya cyenda, kurota ujugunya umusaraba muri ruhurura, cyangwa se ukarota ujugunya umusaraba mu kuzimu. Imana idufashe. Ni mesaje ikomeye cyane Imana itanze yuko ugiye kwisenyeraho urugo.
ugiye kwisenyeraho urugo kubera ibyemezo ufata, ugiye kwisenyeraho urugo kubera imyitwarire yawe, ugiye kwisenyeraho urugo kubera kutirinda, ugiye kwisenyeraho urugo kubera kutareba kure, ubwawe ugiye kwisenyeraho urugo, mbese ubwawe ugiye kubyikorera. Urabibona muri mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 25, uzasoma uhereye ku murongo wa mbere ugeze kuri 43. Umva, uzahasanga amakuru y'umugabo witwa Nabali. Nabali, ngo iryo zina ngo nyine ngo ryitwaga Nabali, ngo ryasobanuraga ngo ikigoryi. Yagiraga umugore witwaga Abigayili w'umunyabwenge, ariko Nabali akaba ikigoryi, ku buryo yagize gutya Dawidi akaza kumusaba ibyo kurya akabimwima kandi abifite aho ngaho. Umuntu w'Imana ari umuntu ngo yari umunsi mukuru wo gukemura intama ubwoya, yari umunsi mukuru, atuma abagaragu ati mugende mumufunguze adufungurire. Umuntu w'Imana ibyo kurya, ari umuntu w'umugabo atunze w'umukire, urumva. Ariko Dawidi ntiyafashe ingabo 400 ngo aje kurwana na Nabali ngo kubera ko yamwimye ibyo kurya. Ariko Abigayili ahagarara hagati y'abo bagabo bombi baragiye kurwana bapfuye ibiryo. Ariko Abigayili atashye ageze mu rugo, Nabali araryama, Imana iramwica. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwize ukuri, nuba warose ubona ujugunya umusaraba muri ruhurura, ujugunya umusaraba mu gisimu, nagira nkubwire ni wowe ugiye kwisenyeraho urugo. Nshuti yanjye, ibyemezo ufata uhinduke kugira ngo ubuzima bukomeze, izina ry'Imana ryo rihabwe icyubahiro. Icyacumi ni ukurota urimo gutema umusaraba ukawucamo kabiri. Kurota ufite umuhoro uriho ugenda utema umusaraba, ugenda uwucamo kabiri, uwutemagura utema umusaraba. Ni message Imana iguhaye ko ushaka gufata icyemezo kigayitse, ndetse icyo icyemezo kigayitse ukagifata kubera ikigeragezo ufite, kandi bikazakubera umwanda, uwo bita umwanda nshuti, bikazakubera ibintu bibi cyane. Hindura rero, wihubuka, Imana yakugendereye. Hindura, Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Icya 11 ni ukurota ubona umusaraba mu kirere waka umuriro. Kurota ubona umusaraba mu kirere kandi uwo musaraba ukabona uraka umuriro, ucanye nk'uko izuba ricanye, ucanye nk'uko ukwezi gucanye, ucanye nk'uko inyenyeri zicanye, ariko ari umusaraba. Ni message Imana iguhaye yuko umwanzi wawe agiye guhura n'ibyago bitunguranye. Ntago tubimwifuriza, ariko umwanzi wawe agiye guhura n'ibyago bitunguranye, kandi ibyo byago agiye guhura nabyo bitunguranye ni ukubera ko yakwibasiye, ni ukubera ko yakwikoreye, ni ukubera ko atagushaka, ariko agiye guhura n'ibyago bitunguranye. Buriya bibaye byiza, Imana nayo ikamusanga, yahindura, ntirirwe yikorera abantu b'Imana. Ibi ngibi byarabaye kuwitwa Constante, yarahanganye na Maxence, barwana bahanganye. Nuko Constante nijoro ngo araryama, abona umusaraba mu kirere waka umuriro, ukikijwe n'amagambo avuga ngo in hoc signo vancus, in hoc signo vancus. Bishatse kuvuga ngo nukoresha kiriya kimenyetso cy'umusaraba uzamutsinda. Ntabwo Constante ntabwo yari umukristo. Ajya kubaza nyina yitwaga Helena, aramaza ati ibi bintu nabonye, amubwira uko bivuga. Helena kuko we yari umukristo, ahita amusobanurira ngo ni umusaraba. Arahita bakora ingabo zanditseho zishushanyijeho imisaraba, bakora imyenda ya gisirikare yanditseho imisaraba, bakora ingofero zanditseho imisaraba, bashyira imisaraba ku mbunda. Agiye kurwana na Maxence aramutsinda. Amaze kumutsinda nibwo Constante yahitagamo umukristo. Shuti yanjye rero, nagira ngo nkubwire, iyo message ntukayita hasi nshuti yanjye, ibi yakugirira akamaro. Icya 12 ni ukurota utwaye umusaraba ku rutugu. Kurota utwaye umusaraba ku rutugu.
ntangira nababwiye ngo ikizira ni ukuwukurura, ariko kuwutwara ku rutugu cyangwa kuwikorera ku mutwe ntabwo kizira. Kurota rero utwaye umusaraba ku rutugu ni mesaje Imana iguhaye ko ugomba kuvunika kugira ngo ugere ku cyo wifuza. Hari abantu yumva yifuza ariko ntiyifuze no kuvunika. Oya, buriya Bibiliya iratubwira mu migani ngo umunyabutarifuza ariko nta n'icyo ageraho. Ntukicwe no kwifuza, ahubwo gukora. Urumva, nababwiye ngo umusaraba wo kugira ngo utere imbere ni ugukora no kwiteganiza cyangwa no kuzigama. Rero nagira ngo nkubwire, ugomba guhirimbana. Ugomba guhirimbana niba ushaka kugira ngo Imana izagushime. Nawe ni umushinga ushaka kugeraho, ni umushinga ugomba guteza imbere. Iyo usomye muri Matayo 24:14 haravuga ngo ahubwo muhirimbanire gushimwa n'Imana atari ugushimwa n'abantu. Uhirimbane nyine. Hanyuma mu Byakozwe n'Intumwa 24:16 hakavuga ngo nicyo gituma mpirimbana, ngo nkahirimbana kugira umutima utandeka ikibi ari imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Nshuti yanjye, nta kintu na kimwe twageraho kuri merci, nta na kimwe kibaho ku isi, nta na kimwe kuva icyaha cyaraje kikadestabiliza umuntu, kikangiza umuntu. Ibintu byose bisabye ikiguzi, nta na kimwe wabona bisabye ikiguzi. Imana idufashe cyane. Icya 13, kurota umusaraba urimo gushya. Kurota ubona umusaraba urimo gushya, ukabona umusaraba urimo gushya, ukabirota ukabibona. Ni mesaje ikomeye cyane. Imana ibiguhaye mesaje yuko y'igihano cyo kwicwa, cyangwa se igifungo cy'imyaka myinshi, cyangwa se kwamburwa uburenganzira mu gihugu cyawe. Imana idufashe. Icya 14, kurota wambaye umusaraba mu gatuza, ku mushumi, ku mukufi, ariko wambaye umusaraba mu gatuza. Ni mesaje Imana iguhaye yo kwitangira abandi, gufasha abandi, kandi ukazayiboneramo ingororano. Matayo 25:31 kugeza kuri 46 haratubwira ngo Yesu ngo kuri wa munsi uriya tujyaho dutegereje kuzageraho, ngo azarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Ngo ihene zishyira ibumoso, intama nazo ngo azishyire iburyo. Ngo abwire ab'iburyo intama ngo zibwire ngo nuko nimugende mu bwami data yabateguriye, kuko nari nshonje murangaburira. Iyo rero urose wambaye umusaraba, ni ukuvuga ngo ugiye kugaburira abashonje. Iyo urose wambaye umusaraba, ugiye kwambika abambaye ubusa. Iyo urose wambaye umusaraba, ugiye kuzana abameneshejwe ubabese mu nzu. Imana idufashe. Izi nzu ziri aha ngaha muri uyu mujyi, abana b'imfubyi baraye ku gasozi, wagize ngo ni umugisha dufite. Ni ingorane zikomeye cyane. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Niga mu wa 6 hari agasomo batwigishije kavuga ngo umwana baramwirukanye ngo ari imfubyi, ngo noneho ngo bamucira mu ishyamba, ngo akajya ngo yajya abona imvura ikubye, ngo akavuga ngo kuva narirukanywe mu mudugudu witwaga Dugunife, ngo ntazagire imvura ihagwa, ngo ntazagire ibyo kurya bihaboneka, ngo ntazagire umugisha babona. Umwana we akajya bisaba. Nshuti yanjye, ibi bintu byose bitubuza amahoro. Wasanga ari aba bana babisaba, aba bana baba hanze baba babisaba, tuba turaye mu nzu mu mashuka meza ku bitanda byiza, ariko hari abana baraye muri za kanivo, baraye muri za ruhurura. Isengesho basenga ntabwo twarimenya, kandi naryo nagira ngo nkubwire ko rizamuka rikagera ku Mana. Nshuti zanjye, twari dukwiye kurota twambaye imisaraba, tukagira impuhwe, tukarambura amaboko, tugafasha abababaye. Imana idufashe, Imana itugirire neza, ibintu mu byumve, kandi buri muntu abigira ibye. Imana idugirire neza. Hanyuma icya 15, kurota umusaraba uriho amaraso. Kurota umusaraba ariko ukabona uriho amaraso, umeze nk'aho bawubagiyeho ibintu, mbese uriho amaraso. Bisobanuye ko Imana igiye kukomora uruguma rwo mu mutima. Wari umaze igihe ugendana uruguma rwo mu mutima, ariko Kristo agiye kukomora
uruguma rwo mu mutima. Uzabisoma muri Luka 10:34, umuntu ngo wahuye n'abambuzi ngo baramukubita bamusiga aho agiye gupfa, ngo ariko umusamariya w'umunyambabazi ngo arahagera, ngo amaze kuhagera ngo amupfuke inguma. Ziriya nguma nta wundi ufite ubushobozi bwo kuzipfuka, nta wundi ufite ubushobozi bwo kuzomora kereka Yesu Kristo. Ngo yamaze kumwomora bamushyira ku ndogobe, ngo iriya ndogobe ngo ni agakiza, ngo aramujyana amusiga mu icumbi. Iriya cumbi ni isi, twasigaye mu isi mu icumbi, ariko umunsi umwe wahadushyize ngo azaze adusigira idenari ebyiri, adusigira ijambo, adusigira umwuka wera. Izo denari tuzakomeza tuzibyaza umusaruro kuzageza igihe wadusize mu icumbi azaza kudutwara. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icya 16, kurota umusaraba ushinze hasi ukagera mu ijuru, ahantu utabona, ukabona n'umusaraba muremure. Ni mesaje y'amakuru y'umuyoboro utanga amakuru yizewe. Ni mesaje y'uko Imana iguhaye umuyoboro urimo amakuru yizewe. Tumaze iminsi twumva amakuru atangwa n'amaradiyo n'imbuga nkoranyambaga, mbese ibintu byo gushyushya umutwe, ibintu bitamara ibibazo ahubwo bitera ibibazo. Ariko niba warose umusaraba ushinze mu isi ukazamuka ukageraho uheza amaso, ariko umusaraba ugakomeza, Imana igubwiye yuko uriya musaraba aho ujya niho iwacu. Urwandiko rw'Abafilipi 3:20 ruvuga ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru, niho hava amakuru yizewe. Imana yemeye gutanga amakuru yizewe. Imana ihimbazwe kandi Imana itugirire neza. Icya 17, kurota upfukamye munsi y'umusaraba. Kurota upfukamye munsi y'umusaraba. Wowe urapfukamye ariko upfukamye munsi y'umusaraba. Imana idufashe cyane. Ni mesaje Imana iguhaye y'umusaruro uzabona mu nyungu zo kumvira. Uzabona inyungu mu kumvira, nshuti zanjye. Mu Gutegeka kwa 2 ibice 28 n'umurongo wa mbere kugeza kuri 14 ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka, nugira umwete. Imana iravuze ngo izagusumbisha amahanga, Imana iravuze ngo uzaba mu nzu, uzagira amahoro nugira umwete wo kumvira Uwiteka. Imana iravuze ngo izaguha umugisha, ngo uzahinga weze. Imana iravuze ngo nugira umwete wo kumvira, ngo abana bawe bazaba bazima, ngo izakura indwara mu rugo rwawe. Nugira umwete, ni umusaruro uzava mu kumvira. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Icya 18 ni ukurota umusaraba ufite ibara ry'umukara. Imana idufashe. Umusaraba ariko ufite ibara risa gute? Ry'umukara. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ni ubutumwa Imana iguhaye yuko ugiye guhura n'inkuru zigukura umutima. Akakubwira inkuru zigukura umutima, ariko by'ukuri ari impuha. Ari inkuru z'impimbano zitari zo. Nka za zindi abana ba Yakobo babwiye Yakobo ngo Yosefu ngo inyamaswa zamuriye, bafashe ikanzu ye bakica ihene, bakayigaragura mu maraso y'ihene, bakayereka Yakobo nawe agahita akora icyunamo, kandi ari inkuru z'impuha. Nshuti yanjye, Imana ikurinde inkuru z'impuha, Imana ikurinde, Imana ikugirire neza, kandi umwuka wera akomeza kwigisha umusaraba, kandi umwuka wera akomeza kwigisha inkuru nziza ituruka ku musaraba, kandi umwuka wera akomeze akwiyereke. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen.